barimo avanye i Kigali aje kuza kusura bamwita Kidasamura. Data wera wo mwijuru umuhe kugira ngo umugisha. Urakoze rero data wera, urakoze abavandimwe abakozi bawe bose bakomeze baturebe kandi data umunsi kose aho uba uvuye Imana ihasubiremo umugisha. Abavandimwe banje bankurikiranaga nibongere bakane kuri Savu Karayibe, bongere bakomiteho barebe, bongere bamamagare, nongere ngarukemo kuko ngura imeze nk'umuntu urwaye umushonda. Ari meze nk'umuntu urwaye umushonda, nari maze nk'umuntu nyine wasoherewe, ariko ndashima Imana yuko nongeye ngagaruka nkaba ngarutse butaki. Ngarutse uri mushyashya, ngarutse mwisura nshya. Wana. Nkaba rero mbashimira mwebwe mwemeye gufata uwo mwanya wo kuza kundeba, kuko hari indirimbo ivuga ngo wangiriye neza Mana umugirire neza, wangiriye nabi nawe umugirire neza, kugira ngo ubutumwa bwawe bugende neza. Cyaje kudusetsa kabisa. Inka kwa kunubona ngo mbonye abashitsi ndanezerwa, nabakumbuye kuva kera. Subscribe. Ladies and gentlemen, mumeze mute bantu mudukurikirana. Tubafite umusitari wanyu twabazaniye, tubafite umusitari urenze, tubafite umusitari mbega muramubona na bintu byinshi no babwireho. Tubafite icyamamare cyacu cyahitinze nyinshi, cyakinye muri filime nyinshi, bakita Samusundi mu mazina gikoresha mu mashusho media, YouTube channel. Bimeze bite Garafre? Kabisa bimeze neza muri isi ya dunia, kiri fresh buhoro kuri isi nyine y'abagenzi y'abazima. Shango ko wamamaye ku bintu byinshi ra Samusundi, ngizo za Gitubagaze ewana, waramamaye ewana. Numa twifuje gukorana nawe ikiganiro. Mumeze muteze? Kabisa tumeze gucya, kuramba no kuramuka ngo hato hano mwera umwanda. Mwera umwana urabona nyine no kuramuka, nari maze igihe nyine ewana mbakumbuye. Nakubwiye yuko ari ahantu nabaga mu misozi ya kure, naragiye gushakisha ubwo buzima, ariko bwari bwaranze kabisa buranga. Ariko babaga mu misozi, tuguheruka muri Kigali, situzi ngo amanutse ute. Ubu nagusanze ahantu hitwa Huye muri mu Matyazo, none nagusanze ozo imbaraga byamfasha kugira ngo hige. Ubwo ni rumva karabasasi yagende yagiye, ariko kuba wayitanze kwemerwa cyane ukemura niyapfuye ubusa nako. Ntago yapfuye ubusa kuba nako kire kutaza kumbona. Rwose ni yapfuye ubusa kabisa. Rwose ibintu ni munangi kiri gute? Kimeze neza, biri fresh. Ibintu ni furushi. Matyazo mumeze neza, murarya ibirayi bireze, murahinga n'agatonore karahari. Kariko ku bantu bafite imirima nyine. So rero turagaruka ku iki kintu Metero Inzovu yakuntumyeho ibintu byo kubomora. Ni ibiki kubomora ewana? Kubomora ntago ari ukumena inzu z'Abanyarwanda. Kubomora rero ni ibiki? Kubomora mpamvu bakubwira ngo ni ukubomora, ni nkuko nakubwira ngo kuramwa kobwa ti na munyesebura. Wa munyesebura ibyo bita kubomora. Nibyo bita kubomora. Kubomora no kurongora, no gutera akabariro. No gutera akabariro nuko kubomora kabisa. Vure madakore shamva aho ngaho rero nibwo wumva ngo wamuma namubomora. Sinamubomora ngo yarabomoye icyana, ubwo cyamuciye umugongo rero yabikoranye igihunga. Ariko se Kigali, buriya Kigali uyibona ute? Kigali se ko ari umurwa ukomeye nyine. Kigali urabona uhari wapfa gusonza ukapfa kugira inzara. Kigali agapfa kwasonzera bakareka. Kigali byo kurya nabonye bihari. Byo kurya birahari. Tutarajya muri byinshi mbere uko dutangira. Barayemaye. Sofia baregoye. Sofia imwitonorwa. Sofia uyifite mu rugo, zino Sofia zitwandikira mu muhanda. Sofia ni ino zimeze nka karoti batonore irimo inyama. Sofia bayita Sofia imeze nka karoti. Ratonere kakava karuka gashashi, ubundi ukajyaho ibari inyama bye, ibari inyama bayita Sofia. Sosifa niyo nyine. Mbere yuko dukora ngo ni Sofia
ibaje kabisa. mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu banza wibwira abantu gentleman ibwira abantu kabisa, babwire ubasuhuze, ubabwire mbega bimeze bite, wujuje muri filimi zacu cyangwa ibiganiro bitandukanye, mbega ujuje cyangwa ni bya bindi byanyu? Reka ntago ari bya bindi bya mbere. Samusundi noneho ngarutse butaki kandi nje muri filime ya Kidasamura, nje kugira ngo niyemeze gukora uyu murimo nkuko nabitengiye, mbona bigomba kuzamviramo akamaro. Ntabwo ari gucika intege, ntabwo ari gucika intege, gucika intege ntabwo ari ibintu ntabwo rwose byari gukunda. Impamvu nagiye nkareba kujya mu kazi k'uwo mupapa, ndavuga ati ntabwo byaguhira, mfata umwanya wo kugaruka hano muri Matyazo iwacu ku Icyuma. So bisobanuye yuko Samusundi dufite ibiganiro byinshi twakoranye, dufite ibintu byinshi bitandukanye. Mujye kuri YouTube channel zacu za Kidasamura comedy cyangwa Kidasamura movie, mujyeho no muzajye musanga ibiganiro, ibyegeranyo, amafilimi za Samusundi kuri YouTube. Niho yazigiye, niyo mpamvu twaje kwirebera umuvandimwe wacu kugira ngo tubashe kuba twamusubiza mu murongo, tumusubize muri gahunda kugira ngo adukorere ibintu bya danje, turye show mu biganiro byose bitandukanye, uzajya tuba turi kumwe. Samusundi rero twakugendereye hano mu karere ka Huye, umudugudu ni wa Matyazo, umurenge ni wa umudugudu ni uwa Gafurwe. Umudugudu ni Gafurwe. Akagari ni akamatyazo. Akagari niko ka Matyazo, umurenge wa Huye. Urakoze kunkosora. Noneho rero ubu ngubu sasa tugiye kuganira, dutera abantu story. Ubu tugiye kwiga ikintu cyitwa English, Igiswahili, ibisekuruza, imigani, iki n'ibiki. Waducira nk'umugani? Okay, so mbere yuko dutangira ikiganiro wabanza ukadusengera tukiragiza Imana kino kiganiro tukabona gukomeza formation, tumeze fresh, tumeze mbye. Mana ishobora byose, tuje kugushima kuko waturinze, uratubumbatira mu biganza byawe. Twaraye neza, turamuka amahoro. Data n'abataramutse bakaba batari ku isi baje mu bwami bwawe. Muri iki gito, muri amasaha rero ya 5:48 twongeye kugushimira yuko tugihimuka umwuka w'abazima. Amen. Turakwinginze rero utwereke ibyo dukora hano kandi dutereramo imbaraga kugira ngo bigire akamaro kuri isi yawe. Isi yawe niwe watwiremeye, niwe wadushyize ku isi, twebwe turabana b'abantu, ariko waravuze ngo uzagushimira na kimwe azakuburana. Azabura. Urebe imisozi nabagamo nari meze nabi, ariko nagarutse mu rugo, abo mu rugo bishimye, bamaze iminsi banezerewe, umugore n'abana nabo barabishimira. Ndashimira rero umuvandimwe wavanye i Kigali aje kuza kusura, bamwita Kidasamura. Data wera wo mu ijuru umuhe kugira ngo ibyo kora bijye bitera, bijye bibamo umugisha. Urakoze rero Data wera mu ijuru, urakoze abavandimwe, abakozi bawe bose bakomeze baturebe, kandi Data umunsi nujya mu murwa wa Kigali zagira icyo nkumaremo, nawe uzagira icyo uhankorera. Yezera Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Rwose mwamwumvise icyo basaba abanyarwanda no kumushyigikira, mukamurebera ibiganiro, ibyegeranya aba yakoze kugira ngo atere imbere. Abanyarwanda tuziho nko gufasha, twe tugira urukundo, dufashe umusore wacu agaruke muri sendika y'abantu bakora amafilimi atandukanye. Murabizi ko yakoranye na Nzovu, akorana na Yaka, akorana na Kanyombya, akorana n'abasitari benshi batandukanye. Mbega uyu nguyu yarazwe ku rwego wumva ngo Rocky. Nkuko nababwiye ejo bundi mba turi gukora ikiganiro nkabwa ngo Rocky afite manager, ariko ntago ndi muri ibyo bya Rocky. Ubu ndi kumwe na Samusundi mu kiganiro live kuri YouTube zacu. Mujye mudukurikirana, muturebe, mudusubscribe, muduhe subscribe, muduhe share, muntu ukundi no video isharing igeze ahantu hose, mumenye yuko Samusundi yagarutse. Ni umusore wacu, ni umugentleman, arakora nibakore, ni umuntu udufite udushya twinshi, ariko turamushimira ko hantu hose abahari y'umushaka uramubona. Ndaza kubashyiraho nimero kuri screen,
telefone munamuganirize, umva ashaka kumufasha mufashe kugira ngo bashe kuzamuka yagera i Kigali, byose ndaza kubibapangira kuri screen. Iyo nimero ndibuke kuri screen iraba ari yiwe, muraza kuyirebaho mumuvugisha, bafite amatsiko kumuhamagara mumuhamagare. Abandi dore bimanye amahirwe yo ko bavugana nawe bagajya bakora amavideo ntibashyireho nimero ye, ariko ngewe nimero ziwe ndaza kuzishyira kuri ino video kugira ngo mubashe kumubona kandi mumukurikirane umunsi ku munsi kabisa. Samusundi rero habari muzuri sate kabisa, muzuri sate eko mbye kabisa, ndi muzuri sate, muzuri sate kabisa, ibintu muzuri sate kwa mwumgo ati ibintu ni furushe ndi kubana unje ngagaruka nkaba baje konja kubona nomero yanjye kandi bakaba bazi ko nari narazimiye, nkaba nonje kugaruka nkagaruka, noneho bari bankumbuye. Ubu ni mugoro turatuvugana, hari abantu baba muri Amerika barumvaga bagomba kuba banyenera cyane, bakamwe ati turagushaka Samusoni uzaze udusure. Bakamwe tibazohereza amafa yaneza fagit Koromani mane ya yindi batangaje bayita yorira indege, yorira indege receipt pass, azayohereze go ubeze receipt pass, noneho rero ngo nurira indege. Ngo rero urumva nuko nagiye mu misozi nkahora no kuba mubyeyi wanjye yaritabye Imana, nyine nkajya mu bizazana nk'uko umukecuru wakarwara. Ubwo urumva noneho nagiye mu bibazo nk'ibyo, ariko ubu byaravuyemo, ubu nagarutse kugira ngo mbonane namwe twongere tweze duhuze kabisa. Ni hatari rero fresh kabisa. Ubu ngubu nta kintu ushobora kuba watwizeza ukatubwira ngo mbazaniye iki cyangwa ngiye gukora iki, cyangwa muri rusange muri rugero uri kumwe natwe igihe cyose, ntago waduha garanti igihe tuzamarana turi kumwe, ntago waduha garanti yo kuvuga ngo yenda ngo mfite igihe n'iki ngo tuzaba twatandukanye. Wapi, turacyari kumwe fresh kabisa igihe cyose. Nifuza kuba twabana namwe igihe cyose kabisa. Navuga yuko isaha ku isaha nabandi kumwe namwe, simbe nahwema kuba najya mu bindi, nkaguma mu mubare wanyu, kaguma mu mubare wacu, ku murongo wanyu, kaguma ku murongo wacu, tukaguma tugakora ibyiza, tugakorera abanyarwanda ibintu bya fresh sana. Okay kabisa, tukabakorera ibintu bya ruzungu ku buryo ki ntago bazongera kutubura, nta kutubura kabisa, turi kumwe nabo. None se ni igiki wabwira uriya muhanzi waririmbye Akinyuma bamwita uriya wajuriye Akinuma cyangwa Inuma? Akinyuma bamwita Ndera, bamwita Bruce Melody. None hari umukobwa wayiririmbyemo witwa Shadibu. Shadibu umukobwa mwiza cyane, ndanumva umeze nka Miss Quirafu, urengeje ngo Miss Quirafu. Nawe yayiririmbyemo. Uriya Shadibu rwose nabakoze video yayo ngejo numa ngo nzaguha Akinyuma ngo bundananiwe, urayizi mbere rusange? Narayibonye kuri televiziyo, narayibonye cyane, ariko ndayikunda cyane. Gusa ndasaba kugira ngo nibona telefone nanjye ira ya smartphone, nyine ya smartphone nzanye nje nirebaho, nirebe ko dukomedi, ndebe filimi tuba twanyujijeho. Icyo ndiguma kubasaba, kandi basaba no kuba nava mu bwegonye ngo bahanu mba nta kigenda muri make. Muri rusange urashaba ubufasha, ndasaba ubufasha. Abanyarwanda tugiye urukundo, turagufasha abanyarwanda tugiye urukundo. Tugomba kukuzamura tukagushyira ku rundi rwego, tukagukuraho wari uri, noneho tukagushyira international, urwego tukarukura tukarugeza hejuru nk'uko bisanzwe, ukongera ukabicyamamare, ukajya ukorera amafaranga menshi atandukanye, nawe ukiteza imbere ukamera nk'abandi. Amahirwe nongera kuyafatirana, uratwizeza ariko twongera kugukunda abanyarwanda, tukakubikamo urukundo, tukaguha icyizere, ntabwo uzongera kudutenguha. Reka nakubatenguha jewe, nakubatenguha ngubu noneho injeje kabisa, nje kugira ngo dufatanye mu kazi, nakubatenguha. Oya ndabyiyemeje kabisa. Noneho so ufite famille? Mfite abana 4 n'umugore. Ufite abana 4 n'umugore. None se nuzi Kigali ntabwo bazagutwara umugore? Umugore ntabwo ari ikirarahundo ngo araba yabamutwara, kandi ari mu bana biwe. Nuko kuvuga ngo nta kuntu yajya kubikora, kuko n'ubure nahatuye mba mboni nko gucundikana ko. Nazamwimura tukaza akibera Kigali nawe. Akibera umuntu umaze gufatisha umuriro akaza akibera Kigali kabisa.
nibyo rwose turagushyigikira tugutere n'inkunga basi uzi Kigali nta kibazo turahari turakwakira mu izina rya Yesu turakwakira ariko abantu banza bakubite story ubakubite dukubite ikintu gituma tukwakira muri Kigali dukubite story dukubite udushya nyine uduhereza ibintu bidushimisha ubu gutya dukubitire story kugira ngo tukwakire nyine tuvuga ati nibura ko kuno muntu aracyameze nka kera cyaje kudusetsa kabisa. Nka kwa kunubona ngo mbonye abashitsi ndanezerwa nabakumbuye kuva kera, Imana ishimwe ndababonye, Imana ishimwe kuko mbashe kukubona ukamujije n'abavandimwe bari mande n'imande kose aho uba uvuye Imana yasubiremo umugisha. Abavandimwe banjye bankurikiranaga nibongere bakare kuri Savo Karayibe bongere bakomiteho barebe bongere bamamagare nongere ngarukemo kuko ngo narimeze nk'umuntu urwaye umushonda, narimeze nk'umuntu urwaye umushonda, narimeze nk'umuntu nyine wasoherewe, ariko ndashima Imana yuko nongeye ngagaruka nkaba ngarutse gutaki ngarutse uri mushyashya ngarutse mwisura nshya wana. Nkaba rero mbashimira mwebwe mwemeye gufata uwo mwanya wo kuza kundeba kuko hari indirimbo ivuga ngo wangiriye neza Mana umugirire neza, wangiriye nabi nawe umugirire neza kugira ngo ubutumwa bwawe bugende neza. Wangiriye neza Imana imwongere imugirire neza, kandi wangiriye nabi nayo imugirire neza kuko siwe nawe iminsi igira mibi, iminsi n'imitindi, iminsi igira mibi. Tuvuge ngo rero njyewe ngiye kubereka Samusondi wa nyawe. Ubu ngubu tugiye kubatera story y'umugabo wigize kwica umugore we ariko bitamuturutseho ku rwiwe ruhari Samusondi. Ubu tugiye kubakubita story twigishanya indimi ibintu bitandukanye kugira ngo tumenye yuko tugifite amavuta nawe agifite amavuta yo kubashushurutsa. Samusondi twatangira? Yego kabisa.